Antuka vraiment na sepeli penza ndishimye cyane kugera kuri RS TV. It is the first time to meet RS TV. Wow. Na sepeli la bino bozala ka gusala sawa subscribe. Bozala gusala pe comment kuna keba. Ngayoyo. Keba la musuzi na yo kuna. Aye, c'est ça. Yo musese to sepeli. Keba na musuzi na yo kuna uza gusuragura na ndenge nini. Mbayeho neza ariko nishimiye kuba uko ndiho. So iyo kumura ngo ngiye muri Amerika ntabwo ari mu ijuru, nabivuze inshuro nyinshi. Nzaguma hano rero Kaboga Kanyama Kabrushete Kazingaro ntabwo kazi Kazingaro ukunda Akaboga n'icupa mwese nagubizi naimo gakora ngakumbuye tujye gukarya ahantu mukanya ngaho se sha utangiriye kurugwago. Urabona iyo nkwe kuri Butunda yo mu bapadiri icyo nkundira Kiliziya Gatolika banywera ku Karubanda, ariko andi madini banywa bihishe. Urabona rero hari abapasiteri banywa inzoga bihishe kandi nta muntu wishisho ry'Imana. Ukajya aho ngaho ukabeshya abakirisitu ukunze ngo ni icyaha warangiza aho ukajya kuyinywa wihishe. So abapasiteri rwose ndababwiye bapasiteri mugenda mubeshya abakirisitu. Ni ryari wasebye kubera inzoga? Niheze kuryamana n'umuntu yancumbikiye nyarakurije ni nyaraho, ahubwo namunyayeho ndamubeshyira ngo niwe wanyayeho kandi ari ngewe winyayeho. So inzoga rwose ndazikunda ariko nazo hari igihe zikoresha umuntu amakosa. Uzigwira ngo umuntu agucumbikire mu mashuka meza n'igitanda cyiza none winyareho. Byiza kuri mwese mudukurikiye muri kano kanya, twizera ko mukomeje kugubwa neza. Reka twongere tubasuhuze ndetse tunabaye ikaze mu biganiro bitandukanye bya Iris TV. Urabashimira mwese mwamaze ukanda subscribe ndetse n'abari bubikore uyu munsi kubera ibiganiro byiza tubaha, kubera abatumirwa beza tubazanira bakabaganiriza benshi mukunda abastari batandukanye mu bice bitandukanye, muri filime, muri music ndetse n'ahandi hose. Yes, uyu munsi rero tukaba twakiriye Yaka mwana nanone ku nshuro ya mbere. Ngende Jado twishime, kuri kamera hari Emilie. Yaka umeze neza bro? Antuka vraiment na sepeli penza ndishimye cyane kugera kuri RS TV. It is the first time to meet RS TV. Wow. Na sepeli la bino bozala ka gusala sawa subscribe. Bozala gusala pe comment kuna keba. Ngayoyo. Elengi ya zamba uburyoyi bw'icyamba elengi ya zamba tonsire force. Yaka ngubwo ushatse kuvuga ngo icyo ni icyo cya nashaka kuvuga yuko twebwe turi tayari wagerageza uwo ari we wese gutera u Rwanda yahura n'ibibazo. Unaweza pata shida za dunia. kandi subscribe kuri Iris TV. So kuri Iris TV ngiye ntabwo ndi Iris, ibyo ntabwo bindeba, ariko uzapima azahura n'isasu. Yes, ni Yakamwana rero tugiye kuganira hanyuma ngira ngo Emilie dufashe. Yakamwambaye neza kabisa, sneakers ya fresh, agashati ka fresh, mbega cyangwa we Audari ya people, audari ya shati ko niko agashati ni kuvuze semwo aya magambo nzi kwa Yago ni Yago akaguze se. Okay, icyo nashaka kuvuga rero no gushimisha Abanyarwanda, gusetsa Abanyarwanda. Niba uvuye ku kazi ufite stress, umugore wakakurakaza, twebwe nk'abakomedie tugomba kugusetsa. Iyo musetse nibwo tubona amanota. So abakomedie rero, abakomedie abo muri hose bayanso bande nabandi bakanyombya, abakomedie inshingano zacu no gusetsa Abanyarwanda. Kebala musuzi na yo kuna. Aye, c'est ça. Yo musese to sepeli. Kebana na musuzi na yo kuna uza gusuragura na ndenge nini. So defase cyambere no gusetsa turabakomedie. Nicyo dushinzwe nta kindi. Ese Yaka bishoboka ko nawe ushobora kuba abakomedie ufana ukunda bitewe n'ibintu bakora? Ngo umuntu wa mbere ujyunsetsa ni Ndara.
kanyumbya la kanyumbino aransitsa yari n'abandi kibana kibuno nayo kura ni benshi cyane so abakomedi abo muri usantuka vraiment aba muri Afrika muri South Africa abo muri abakomedi inshingano z'abakomedi no gusetsa abantu sesa y'abantu basetse nibwo tubona amanota. Thank you. Yakuye umunsi twaduhuye mu masaha y'umugoroba saa 11 gutyo n'igice. Umunsi wawe wagenze ute muri rusange? Umunsi wagenze neza, mvuye ku mativa atandukanye kuri 3D TV. Abantu basigaye banaguhamagara byahatari, ufite abakunzi benshi. Nyine babonye kira kiganiro natanze kwa Yago abanyamakuru basaze. Bashaka ngo tuvangavanye inguni zose ariko so to work is to work. And then correct is correct. Kuri guhora ari ukuri. We have to be clear. We have to be clear to everyone. So kuvugisha ukuri nibyo byiza, pani ibintu byo kunyura ibiryo n'ibumoso. Ya slang yawe clear to the people. Clear to the people. So I think that you know. Niko neye nuko sometime njya nirengagiza ariko Bari so nubwo utaba umunyakuri ariko gerageza wenda byibuze umunyakuri by'iburyo ni umusagusha dura tugenda ukorosinga abantu umunsi tuzagufata bizakugwa naye. So then nabikomoje Yaka bimwe mu bigomba kukubaza uyu munsi byari byanzinduye n'ubundi ukubaza ku kintu nese menye n'ukuri koko nibyo koko Yaka yatandukanye n'umugore we si byari ukuri uraza kubitubwiraho gatoya nyine uko n'ubundi araho wabivuze ariko nk'abakunzi ba iRiSTV twifuza kugira ngo nyine tumenye ukuri koko no kuhe Yaka uri gutekereza none nyuma yo gutandukana niki kigiye gukurikira? Mu by'ukuri biriya yari show busy. Kiza ntabwo yari umugore wanjye, ni show busy. Twateguraga content muko mwategurikiye content kugira ngo abantu bakurikirane ariko so content ni content ntabwo wafta channel yawe ugende gutya gusa mu mwanda utateguye. So bisaba gutekereza, twe twaratekereje dutegura ubukwe, dutegura honeymoon, tugeraho tubyara. Byageze aho rero ngewe umuceri namenye amakaro navugisha ukuri. That was show busy, nagira ubusisiramo cyane. Wanze gukomeza kubeshya abantu. So ukuri guhora ari ukuri n'uwo byababaje, that is not my mind. Brother, niko kuri kwanjye. C'est la vérité que je vous dis. Hari abantu buri gihe bajyaga batekereza ngo n'ubundi keza murabana. Reka banze yitabe Yaka ubundi tuze tumubaze gatoya. Aba benshi batekereje Yaka baranakeza ndetse bamwe baranabyemera bavuga ko wenda Yaka ashobora koko abana na keza ubundi Yaka mwana na keza ubundi bahuraga kangahe ku munsi cyangwa bahuraga mu kazi gusa. Nimo mvuga ngo arabatekereza ko keza mwana banaga mu nzu aka kanya ubundi keza mwahoraga ari cyane. Mu by'ukuri kubera show busy hari abari bazi yuko keza yari umugore wanjye ariko it was show busy. Keza ni mushiki wanjye ndanamukunda ariko iriya ni show busy twarashootingaga ntabwo ari umugore wanjye nta nubwo twabyaye. So ni show busy. Nta ni gahunda yose mwahuriyemo nk'umugabo n'umugore. So ni content twateguye abantu bagabanya urunwa nuko byagenze. So isundi Yaka igitekerezo cyo gucreatingira content ninde wakizanye cyangwa ni ibintu mwica we na keza muravuga ati dushobora gukora ikintu kimeze gutya? Kuvuga twebwe twakinaga mu butumwa bugufi. Iyo filime murayizi by Vid Frank Rwanda Paparazzi TV ariko ntabwo ari wateguye content. Ubukwe bwateguwe na Yawe TV. Emi ubukwe burarangira tujya muri honeymoon butegurwa n'undi munyamakuru tujya muri honeymoon tuvayo turakomeza. Yawe barongera bategura so nuko byagiye bikomeza ariko direct ngewe nabirangije. Just direct so ibintu byo kubeshya Abanyarwanda I don't want. Ibintu byo kugenda tubeshya Abanyarwanda so kwa anagiraga abantu bakambaza se koko wararongoye
keza ari kumutabara bimeze bite so byageze aho rero njya kugira ngo nkomeze mbeshye abantu mvugisha ukuri umuceri n'amakaroni nasuse hasi yakambwiza ukuri nta yindi sene wenda yaba yarateguwe twe tutari tuzi like wenda ugasanga nka gatsiri naho baho hari indi sene yariteguye kuri buriya bukwe bwanjye na Kiza hari hasigaye divorce ariko namenye amakaroni hakiri kare uvuyemo hakiri kare ubwo divorce nayo yari kuzaryoha ariko namenye amakaroni vuba vuba divorce byari kuzarangira inde wanze undi ari wowe uvuze ati yari kuzaguca inyuma cyangwa wari kuzamuca inyuma warananye yenda nk'indaya wenda n'urugero ni sene mukahita murangiza iyo content urumva byo nabirangije byari kuzarangira nyine muri iyo system category taire kiba na bilo kwa kiba narimo nkubaza none ushobora gusanga ari nk'izindi sene tutazi wenda zabayeho ntitubimenye like nka gatsiri ugasanga ntawo baho cyangwa se sene nawe byari sene n'urugero nari nanze nta zindi sene ugize ukora wenda tukaba tuzi ko no kuvuga ngo hari ibintu biba ari veridike harimo n'ibyo kubeshya ariko gatsiri we ni umuntu ubaho aba United States n'umuvandimwe wanjye twabanye mu nkambi ibyo ni ibintu biri clear bya gatsiri ibyo ni ibintu biri clear naho biriya byanjye na Kiza twarababeshyaga rwose I cannot lie niko kuri twarababeshyaga ntabwo ari umugore wanjye abiwabo nanjye mbi wacu ese undi aracyari umukobwa keza nta mugore agira ibyo ntabwo bindeba afite ukwaba nanjye mfite ukomba twahuriye muri showbiz so ibyo byanjye na Kiza ntubyinjiremo cyane my brother hanyuma ubusanzwe Yaka we nta mwana ufite nawe uzabyara ryari Yaka simbizi Imana niyo itanga abana of course sinzi niba ari byo ariko I don't know anyway gatsirise aramakuru numvise ko ushaka kujya United States kandi wagiye unabivugana mbere hose ariko aramakuru ashobora kuba yizewe ko kuko by'ukuri very soon dushobora kuzabona Yaka yiberute bikere yigire United States akazahura na gatsiri nyine bibaye na ngombwa cyangwa se ubundi mbere yabyo ukuri nukuhene ko nibyo niko bimeze ko nge ndi impunzi from Congo mba mu nkambi ya Gihembe Byumba bari kutwimurira mu yindi nkambi yitwa Mahama ariko I have my case for flying toward Kansas Mississippi United States of America Kansas yeah nanabyemeye cyane noneho nubwo yakanye navuga ati hari ibyo tuba dukora nka showbiz nabyo mwagiye mubyumva kera avuga ko ashobora kuzagenda ariko ari umuntu uri United States kandi numvise avuga ati ngenda bizi ko yakashobora kuza very soon navuga ati wow nibyo koko yakagiye kuza ahubwo nese nibaza nugera United States uri gutekereza ko ubuzima buzaba bumeze gute uri gutekereza ku mirimo uzakurura musugezeyo uri gutekereza ko ari byo uzahindura se ari byo uzakumbura se uri kumva let me tell you for the first yes icyo ngewe nakubwira sinshaka kujyayo bampamagara batampamagara sinzajyayo kubera kugeza uyu mwanya Kigali mbayeho neza sinzajya muri Amerika nahashisere bazayibwira nge nzaguhana i Kigali kwa Fandi Kagame President for Rwanda President of Rwanda I cannot go in America nubwo bavuze ngo nzajye muri Amerika byararangiye barakoze no kunsiga ntaho ngikeneye just finish yani ko ngiye for my mind none se Yaka ibiki gituma uri kuhindura amayindi cyane kandi igihe cyari kigeze yewe ibyo nkubwiye niko bimeze sinzajya muri Amerika nzareba uzankura hano i Kigali nge nzaguhana kwa Fandi Kagame just finish nese ubuzima bw'i Kigali kugeza ubu ngubu aka kanya ubuzima bwawe imibereho yawe akazi ukora ka buri munsi uri kubona uri parfait nta kibazo cyatuma byubuze ujya mu kindi gihugu ushakira ubuzima icyo aricyo cyose nta kindi gihugu uzajya mu nzaguhana byo kumbura rero ngo nzajye muri Amerika ngo Kansas muzagende muzagaruka mu nsange hano niko mbwingewe
Yaka noneho aka kanya wenda uranatubwira ubundi Yaka ku munsi cyangwa se ku kwezi urebye nka income ye, kuko urumva iyo umuntu avuga ati ngewe nta kibazo nzaguma hanga nuko nyine n'umundi wabayeho neza kandi biranagaragara n'ikibazo tukubona ufite, ubundi income yawe ishobora kubingana ite? Oya, ntabwo kubaho neza ari byo bifata umuntu uko bashaka. Na hano mbayeho neza, no muri Amerika hari ababayeho nabi. Ntabwo rero waza kungura ngo ngiye muri Amerika for doing what? I cannot go there, I'm telling you. Kuvuga ko ubayeho neza ubu ngubu wabishingira ku cyaka kanya uvuga ati ntabwo mbayeho neza ariko nishimiye kubaho uko ndiho. So iyo kumbura ngo ngiye muri Amerika ntabwo ari mu ijuru, nabivuze inshuro nyinshi. Nzaguma hano rero. Yes, ni Yaka rero turi kuganira ku bintu bitandukanye. Icyo kujya muri Amerika cyo yamaze kugihakana ndetse no kugitsemba. Azapfira he? You live and die in Africa. In Kigali. Ibintu ukunda muri Kigali ubundi Yaka, ubuzima bw'Ikigali ukunda nuwe? Nuko nkunda abo dusangira nabo tuganira nabo duhuza ibiganiro. Ntabwo nzakuganira n'abazungu ntazi. Ko niba unjyanye muri Amerika iwabo ni mu bazungu, ujya kumuza n'umuzungu sinzi avuka for doing what? Nzaganira n'umunyarwanda tuvukana nangwa se unzi muri Kongo. Urabona Kongo n'u Rwanda bihana umupaka. Niba mvuye Masinji Kigali na ahantu yose cyane. Ntabwo rero wajya kumwe ngo ngize za Kansas na za Mississippi na za Michigan. I cannot place the cross right now. Yakaberetse gato. Turabona iminota mike mu muraho irambirwa mukaya tugiye gusoza. Hanyuma Yaka mbwira rero akantu nshaka kwibariza. Ari abantu bajye bavuga ati inzoga icupa si ryiza, ariko nagira ngo mbwire Yaka ubundi mu by'ukuri ibyiza ujye ubona ku icupa nibi. Icyo nkundira icupa rihuza abantu, bigahuza imiryango. Oya, n'umwanzi wawe iyo umuguriye icupa ahita akubwira ko agukunda. Nuvuga ngo umwanzi wawe wamutegera ku icupa ukamugurira icupa. So inzoga rero n'uwakwangagara gukunda gukora kwa muguriye ku icupa. Ariko ntabwo wamujyana ahantu ngo ugiye kumugurira ibiryo muri resitora. Kora muri ati ngura agacupa ugasoma. Ako ntabwo wamubwira ati ngo ngiye kugura ibiryo muri resitora. So nuvuga ngo rero niyo mpamvu icupa rihora ari icupa nangwa se inzoga. Tujye tubishyira inzoga iraryoha. Yaka ngiye ntabwo mu inzoga ariko nigize kuyisoma hano umvira irarura. Wayisomye wumvira irarura. Ariya niyo mata rero. So inzoga ubu ni amata. Nuko abantu bavuga ngo amata, burya amata ahuza abantu. Ushobora gusanga iwanjye ndi gukama inka yanjye nkabura ati ngo nunywa amata. So ngewe iyo nkugura icupa rya mitsingi mba ngukamiye. So ruvuga ngo uretse icupa ubundi Yaka hari ibindi byo kunywa byawe byo ukunda kunywa nyuma y'icupa nibi? Icupa ni inzoga iyo ari yo yose. Inzoga yose. Ikindi kitari inzoga ujye ukunda kunywa? Kaboga, kanyama, kaburushete. Kaburushete kazingaro ntabwo kazi se. Kazingaro ukunda akaboga n'icupa? Mwese ntabwo ubizi. Gakora ngakumbuye tujye kukarya ahantu mukanya. Ngaho se sha. Siyambanye kazingaro. Uraza kunjyana ahantu hano ku Gisozi mujye mukare. Gisozi rero hari ahantu bagira igiti. Aho bita ku munara hano haruguru. Haba brushete bita igiti. Gura igihumbi. Ko bari brushete nini urayirya ugahaga. Yumutse kabisa. Abandi OG. Kandi turanyarukirayo. Ngaho se umva. Mukare turangiza iki? Subscribe, comment. Mukoreshe amusharing. Mukaya turajyaho mu minota dusigaje iminota 3 gutyo tugasoza ikiganiro. Hanyuma Yaka nayo nkubajije nyuma uretse kunywa icupa ikindi cyo kunywa gisukika cyangwa ukunda kunywa ni iki? Bana kuvangiyewe nta nzoga nawe. Utangiriye kurwagwa, urabona iyo nkwe kuri Butunda yo mu bapadiri. Icyo nkundira Kiliziya Gatolika banywera ku Karubanda. Ariko andi madini banywa bihishe.
urabona rero hari abapasiteri banywa inzoga bishe kandi nta muntu wishe ijisho ry'Imana ukajya aho ngaho ukabeshya abakirisitu ukanywa inzoga ngo ni icyaha warangiza wowe ukajya kuyinywa wihishe. So abapasiteri rwose ndababwiye bapasiteri mugenda mubeshya abakirisitu ngo ntabwo munywa inzoga mwarangiza mukajya kuzinywa mwihishe bakihisa. Pasiteri akagenda agafata icupa akarinywa yihishe yajya kubwiriza niba ari umunsi wo kubera ko bagirana iminsi wagira ni ba udari ofisa sinzi n'ibyo bakora. Thank you very much. uretse tugiye gusoza uretse ngende njya kubaza ikibazo cya nyuma sibyo bajya bavuga ko inzoga zikubaganisha cyasiga zigasebanya zikagusebya zikagira gute ni ryari wasebye kubera byere reka dusoreze kuri icyo kibazo ni ryari wasebye kubera inzoga nize kuryamana n'umuntu yancumbikiye nyarakurije ni nyaraho ahubwo namunyayeho ndamubeshyira ngo niwe wanyayeho kandi ari ngewe winyayeho. So inzoga rwose ndazikunda ariko nazo hari igihe zikoresha umuntu amakosa uzigurira ngo umuntu agucumbikire mu mashuka meza n'igitanda cyiza none winyareho. Yaka none tubwire sibyo tubwire tubwire abantu bamaze kumva ko watandukanye na Kiza twanabivuyeho twanabirenze ibyo wanabivuzeho. Hari abantu bashobora kuvuga ati Yaka utahane tuzongera kumwizera kubera ko bishize yaratubeshya dukorera sene narongora ntabwo tuzabyizera cyangwa se natubwira ikindi kintu kiri cyo ntabwo tuzamwizera. Niki wababwira tanga message akakanya kugira ngo ubutaha wenda bafyize ukuri hanze bitazakurikira ibingibi. Ukuri kwanjye rero namenye makaroni umuceri uri outside so tuzadukomeza tugenda tubategurira kugira mu ryoherwe tubashyire tubajijisha gauche à droite iburyo n'ibumoso cross around defense. Thank you brother. Ngiye kubategurira kandi urabateguriye ubukwe mwarabuboye tubategurira twarateguye none gutegura wasubiye mu gisirikare content kuyagukota na biso. Yes turashoje rero Yaka naza basezere tugeze ku musozo Yaka nawe bagenda yihuta mwe nusezera abantu Yaka unabashimire ko twaganiriye neza kira mikoro tuzangiye abakunzi ba Iris TV abakunzi ba Iris TV abakunzi ba Iris TV antukavurima mina furahi sana nasipeli penza tuzadukomeza tubategure so turabanyamakuru banyu ba YouTube channel is the YouTube ihuza abastare bose so YouTube igomba kuduhuza abigira badangiye abicisha bugufi tugomba kwigaragaza kuri YouTube Yaga mwana king of YouTube. Yes. Bye bye nuko bigenze.